Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwambuye icyangombwa cy'ubuzima gatozi itorero Grace Ministries riyoborwa na Pasiteri Julienne Kabanda kubera kutubahiriza amategeko. Iri tangazo bigaragara ko ryasohotse tariki ya 10 Gicurasi 2025 rivuga yuko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rumenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room nka ministeri ihuriwemo n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganirize n'imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere. Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego z'iyi ministeri nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Imiryango yose yanditswe na RGB isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo kandi ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa. Gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruributsa imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyi miryango. Igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Iri tangazo risohotse nyuma gato y'uko iri torero ryari ryakoze igiterane cy'abambaye umweru ndetse n'umubatizo wagiye uvugwaho n'abantu benshi bahamya yuko iri dini ryaba riri kuyobya abantu ndetse bashobora kuba bikoresha imbaraga z'imyuka mibi.